Ani yerango imyenda nuko nawe mugabo ngazambara. Bari kumwekera umugore wawe ari n'ubundi ngera mutwike murangiza nawe mwike ngira vuba kurandwite mana we izi myanzuro zari zikakaye ariko zigomba gukurikizwa byanga bikunda bigize nk'udusekurume yewe komera magiti komera cyane muzehere kutitabira inama ari wagiye nzishahu nanage mu murima niba munatitabira inama yanyu kaje mwitabira inama kuko ngwika cyanjye none kubona akora iki koko ndaho bakumenyesheje oyi mba nibe mu murima hanzi yuko bavugije ingoma bakavuga ko habaye inama muzi nesisha unanage kure winga kure uza kwanza koma ngiyo hirya ukibande guco musigitifu kandi ndimbabazi wambwiye nanje zo mwafatiye muze mwaje mareka kugora abantu mwaje mareka kugora uri kugira ngo ibyo twavugiyemo nongere bigaruke bivuge mu nzira ubwo sinaba ndi kuvuga ketse ngiye mu gitabo byibambwiye mu tubitinge nanjye ndutahane umva ikintu cya mbere kirimo rero umuntu uzafatwa kuko ari guca undi inyuma umugore cyase umugabo ndikubyumva sana ikintu kizaba ni ukumutwika gucya tukamutwika kandi mbere yo kumutwika ni kuba twamukubise ko njye nagiye kubona mbona akagari kandi kazahajwe n'ubusambanyi burimo shayingo pe nuko mva tugo mwanzu je kambe ngiyi ari buriya imyanzuro twafashe twaravuze umuntu tuzafata yaciye undi nyuma cyangwa se yafashe undi ku ngufu akarusho wafashe undi ku ngufu tuzamusekura nitumara tumutwike wasambanye n'undi tuzamukubita inkoni z'akabwana urumva kanigendere kandi numvishe ko nawe ubikora mbaye nguburi kandi nta mugore ugira tamaye uramenye ni kabi uri kureba reba iminsi zose tumaranye nta kintu na kimwe wari wampa game over ibintu by'abasore mwura urabiyobewe ibintu by'abantu bakuze ibintu by'abantu bakuze nawe urakuze ubwo ntabwo twari twakura nawe ujya uragabanya ese ndakunda wagiramwa mu ndo akaniyaranja oya nta kuntu pe yakora nyuma y'imyaka 3 imyaka 3 si umuntu yaba akiri umuntu reba igihe cyose tumaranye kandi yaba ari amafaranga ngo ngubwiye ati ngo fata buno wakiyeka ariko niba umuntu akubwiye ngo rebe niba yagiraho n'utunota 30 ndadushaka ariko mwera n'amenze ndagiye mu nama ibyo by'inama ndago bitureba kuko n'akanyoni k'umuntu kaba gakeneye gukura mwana ejo bundi baravuze mu nama ngo umuntu bazafata bazamutwika ushaka gusha si ibyo by'inama wabigenderaho kuba bantu babaga oya nawe ujya urareka mwana njye ntabwo nshaka gusha kubera iki iminota 30 ahubwo wowe reka imyaka 3 irangiye cyangwa 2 sibyo niturangiza tukabikorana ndaca umwana niba utabishaka byimbana boro zawe kumye ibishimba bakurinze imisozi cyane zimbana boro zawe ndaga ari wowe uzifite wenyine rero iki cyo koko kiri hano ndago se ibijumba byaraye musafra byose ndutse ngabibura wagiye ubiriye wenyine None musafuriya ndabyo nabonye nasimbe bazabijya zikabimara buriya ko hano akajya kasigara no wakagiza uragenda n'ibijumba mu mufuka yavuba yakoze gira duteka reba hano ashugukura hano afata ikintu kujya kuvoma ndambe amazi gari maso muri zo tuvome tuyamazi igidu kibereye aho yabo ufite amazi ni amazi yo kugafu Geye kuvoma kandi wamenya wamana wihute ibe turimo ndavayo ndasamye hamwe n'abandi bana kandi ugeyo uvome niwe nguti nguga gusama amazi ngo woge uvumenshi urazogere hano abasera hano ninzanga y'ingoma ati wakihuta ngo byari dabana ngo wagahenga ngusange ngo wogera hano kandi wihute oh my god umva bimeze bite bise neza umuti nosikoye warabuze ntabwo nabuze mwana akanya nyine mba nagiye mu kazi mba nagukumbuye cyane nca nanjye ndagukunda iyo mbonye bino bitama byawe disi numva nanjye meze neza ndagukunda cyane
cyane ubaye inkunda ngukunda niyo abanzi bacu bateranira ku rukundo rwacu ntabwo babasha kudutandukanya. ni byiza cyane se sheri urabona iminsi ishize nyine nawe nta kuntu umuntu yakwigenza mbese ngo iki nyine nawe byumvira iminsi ishize kugenza se gute buriya nta kuntu umuntu yagira mbese ntabwo n'ibintu by'abantu bakuru nta kuntu umuntu yakwiranja akaba ariko iriya nama ntabwo wayiremye ejo bundi narimwe inama urumva nawe na rujonjori bibaze n'umusaza rujonjori hari abana siyageka abana hano muri karitsiye ariko ibyo bintu nta kibikora reka ariko ngubwire ko turi babiri gusa hari uramenye ibyabaye oya reka naba nkoze amakosa pe ubundi ngiye uri kumbona guca naragenda ryama guca urukumva intama ngende yemeza irankandagira ubu no guhaguruka reka gutya uvuge ngo akanyoni kawe ntabwo kakongera guhaguruka oya ndekura pe ntabwo kahaguruka oya nawe sivyo wifata gutya nawe uzajya urisubiraho ariko waremye iriya nama ubunyura mu gitifu ariko iyo nama uwo gitifu ibintu kari byangereye ko turi babiri gusa hari uwa gatatu hari uriya gitifu imyanzuro yafashe n'umuntu yafata ni ukumutwika urukumva niba utanayiremye mbigusobanurire ni ukumutwika neza agashira akabifu ndapamvu yo kudufata ndafite nta cyabaye none uriya mu gitifu yabyivugiye mpari uwo bazafata yasambanye n'umugore wundi cyangwa se umugabo ntukajye ubikurikiza ariko wifata baravuze bazamutwika noneho uwo bazafata bazamutwika banamusekuye kugira ngo abyemere noneho icyo bazamusekura se ngo yakoze ariko wagiye wifata neza wagiye witonda ushase uhishwa n'iki niba nkunda ndinda ibyo bintu pe ndinda ibyo bintu ntacyo uraba ndekora ndagukunda urabizi ariko ibyo bintu ntabwo nabikora pe nibigaragaza ko nkunda ntacyo mbona ntabwo bibona ntabwo mbibona ko reka nkusoma nitukora ibyo bintu niho urankunda ntabwo ngiye nabikora n'umusaza rujonjori yarabiretse kandi ari umusaza ubundi uriya musaza yajyaga mukumazi ubundi birane ibyacu nta nubwo ari iby'abasaza ukunda igitifu yabivuze anababaye ari no kurahira nta n'imikino zawe zirimo pe nawe ntacyo gutwara gitifu se gitifu hano hari uhari ibintu gitifu yavuze byari bikabije pe ntabwo reka bajya kwigira umwana oya niba ari byo byawe aho koreka nigendere yego komana sura muhungu agiye ite kandi kumundira kumushaka koko ubwije ko mbaza meze ute ese neza amakuru meza kuko ngoraho Nusari ikibazo n'umuntu mubwiye. Mundu gukora miki? Nyine arakanje kugira ngo umfashe. Ndakanda ngiye kugira ngo umfashe ngo utira ngiye kuvoma ariko. Ndaguhemba. Yambe mbiki? No ngubwire nyine urabibona. Ni ibiki tugiye kumbere. Gende basi ngore twidukunjane. Oya ngiye kuvoma. Nyine tugere ngo hata tumugarire ku mugezi nari ndaguhemba. Abana biki? Yo. Tosukuru kumbiri. Mana we. Mwandakura onde mfite ubwoba mwandakura ndiko tutubikana uko muronga temana we mana wonyigereye ku kanyoni mana oya urukundera ubwoba ugize ngo kuramo oya urukuronga mana fomu kwagina ibi ni ibiki mungo kwagina ntabwo nabyumvisha yarambasha ku ngufu ndabare ngiye ngufashe ku ngufu ndagara unyoye narongozeho imana oya sini muri kungorawe ni muri kungorawe araneje kagiye kunduma yarambasha ku ngufu ngeze muri atandwika igihanura kiza yarambasha ku ngufu ntabwo uzibyo twavugiye mu nama warabizi kandi yaranayirimo nono aza mu rugo rwawe ndanico nagira kwe yahenze wagiye nigiriye kuvoma arambamagara ngaje mu ndandera jido amutse umutego ishati irashwanyutse ndeye umutego ne nikwanderera pato Shadal yo bizera kuzibyo kuko yari yambaye imyenda nuko nawe mugabo ngazambara gitifa ari bagutwike kumugore wawe ari n'undi ngera mutwike murangiza ariko nawe mwijoze gitifa kurangira vuba kurandwe mana we